ko yabaye umukozi w'Imana wo mu itorero rya Pentecote ADPR. Yego. Yavugaga y'ubutumwa bwiza abantu bakamukunda. Yavugaga ubutumwa bwiza abantu mukamukurikira. Yego. Igihe kiza kugera ngombwa ko asezera mu itorero rya Pentecote, ngira ngo no gusezera no ngira ngo no kutaba mwarimu yahagaze ku nshingano. Yego. Perezida yari yamusuye. Azagisidira mu gaso. Samuraherwa gato. Akanagiye mu bitaro bigiye bitandukanye biranga. Rero byarangiye muri iki cyumweru gishize banzanye ku bitaro bikuru bya gisirikare Kanombe. Umugabo muzima w'inkorokoro atangira kugera ku rwego ngo yishimisha urujyo. Sazaza makuba gihari. Genda senga ndasabira aba bantu. Yego. Abantu babagereho. Uvumiriya bona n'uwabimenye ngira ngo n'ubwa mbere iki kintu cyumviswe. Yego. Tisiye Yego. we aranarembye cyane. Yego. Na Zawadi Yego. araremeye. Umuntu w'Imana, Imana niyo imugiraho ijambo rya nyuma. Yego. Sibyo? Twebwe tujye dukora ibyacu, Yego. ibindi tubigira iby'Imana. Ugenderera umwana w'Imana w'ababyeyi Zawadi, umukize, ijisho ryawe rimwomeho kandi umukize data ahure nawe. Ndabizi neza ko abantu bavuze ibitavugwa bakavuga n'ibintu by'imyanda, bamuvugaho n'ibiteye isoni n'iby'isoni nke, aho umuntu aba ari mu kaga bakavuga ko atwite yatewe inda na Brezil. Byose rero urabizi neza kandi ndabizi neza ko ujya ubana n'umuntu mu rugamba rw'uruvugo. Ndasabye kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki umusure kandi umukomeze. Amaso yanjye abahuje, bamwe mubabera abana, abandi mubabera ababyeyi, abandi mubabera inshuti, abandi mubabera abavandimwe, uko mwabikoreraga barya banyuma boroheje hanyuma y'abantu, ninjye mwabikoreraga we. Nimwinjire mu munezero wa so we, abo data yabikiye ubwami we, Natanayeli we, wereye kuremwa kw'isi, nimwinjire mu munezero wa so. Murahabona umugabo Pasiteri Adrien agiye kudusengera ubundi tuze dukomeza. Uri Imana yo kubahwa, uri Imana y'akandi karyo, uri Imana ifite ubundi buryo, uri Imana ifite uko ijya ibigenza. Witwa Uwiteka niryo zina ryawe, uri umutabazi wacu, uri inyangamugayo, uravuga bikaba, wategeka bikakumvira. Duhaye agaciro amasengesho, duhaye agaciro imbabazi zawe, duhaye agaciro gukiranuka kwawe kubera kuri Imana yuzuye gukiranuka. Urakoze Mana kubw'umwanya mwiza duhaye kugira ngo twongere tuganire kandi tuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami bwawe. Nyemerera umwuka wera w'Imana akora iby'imbaraga, nyemerera umwuka wera w'Imana akora imirimo ndetse kandi akora ibitangaza. Reka ushorere iki kiganiro kandi kugira ngo abantu bagihembukiremo, twunguke kumenya kubera kuri Imana ivuga bikaba, wategeka bikakumvira. Ushyigikire Natanayeli, nanshigikire, umucyo wawe muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye kuko Imana ibiduha. Amen. Yego. Pastor urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana. Murakoze cyane nawe Natanayeli. Uyu munsi ndashaka ko twiganira kuri iyi topic. Yego. Sinzi niba ari abakozi b'Imana gusa ngewe icyo nzi cyo mbona ari abakozi b'Imana. Vumiriya na Tisiye bararwaye, bameze nabi kubera ikibazo cy'impanuka. Tisiye yakoze impanuka aza gukira, nyuma biraza biramukomerana asubira mu bitaro. Vumiriya nawe bigenda gutyo, ubu ari mu bitaro. Ni iki kiri kuba ku bakozi b'Imana gituma umurimo w'Imana ugenda uhungabanywa n'abakozi b'Imana barwaye? Natanayeli, byenda Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Yego. Ibyo tubwiriza abantu natwe biraza bikadushungura. Buriya ibyo tubwiriza, ibyo dukunda kubwiriza, nimba ubwiriza kwiyanisha abantu. Yego. Imana ikunyuza mu dutego dushobora gutuma tugaragaza kuko nimba uri umuntu w'Imana. Yego. Niba utinya Imana se, nimba utinya icyaha, Imana ibikunyuzamo.
Yego. Bibiliya ndiko igivuga iravuga ngo nunyura mu muriro ntago uzigera ushya. Ariko ntago Imana ivuze ngo nzakurinda ntunyure mu muriro. Yego. Oya. Ahubwo Imana irakubwira ngo uzaca mu muriro ariko njyewe nzanyuranamo nawe. Yego. Saduraka, Meshake na Abedenego ntago Imana yigeze batabara kubera ko ngo ibatabare kubera ko batanyuze mu muriro. Oya. Yego. Babwiye umwami baramubwira ngo mwami Nebukadinezari we, Yego. Imana dukorera iteka ibasha kudukiza. Yego. Uretse no kudukiza ngo ibasha kudukiza amaboko yawe mwami Nyagasani Uwiteka. Yego. ngo ariko naho Imana itadukiza twebwe ntabwo twapfukama ngo twubarare iki gishushanyo. Yego. Nibi ngibi wabaje biyagijwe ntabwo dushobora gupfukama ngo twubarare igishushanyo cyangwa ikigirwamana cyawe. Yego. Icyo Imana yari ishatse kuvuga cyangwa icyo bari bashatse kuvuga, Imana twebwe iduhamagara Yego. dukwiye kuba icyitegererezo cy'abandi. Nimba tuvuga ubutumwa bwiza dukwiye kuba icyitegererezo cy'ubutumwa bwiza. Yego. Rero muri icyo gihe muri uwo mujyo umwami turwanya witwa Rusofero Yego. nawe agira abambari akagira n'abakozi. Nk'uko Imana yunguka buri munsi abakozi bayubaha, Yego. ni nako na Satani yunguka buri munsi abakozi bagomera Imana. Nimba uzi neza ko ndetse no ku mpuzandengo tugereranije muri iki gihe ushobora gusanga abagomera Imana aribo benshi kurenza abakiranukira Imana. Muri iki gihe abantu bagwa mu byaha bagakora ibyaha nibo benshi kurenza abihana kubera ibintu bibiri. Icya mbere, Imana turi gusenga muri iki gihe abantu bari kuyitiranya. Yego. Ubundi Imana yitwa Imana mu bihe byiza, yitwa n'Imana mu bihe bibi. Yego. Abakristo dufite ba none ni abana bameze nk'abana batoya. Ariko biravuga ngo dukurikije igihe twigiye ntabwo twagakwiye kuba tukiri abo kuramizwa amata y'umwuka, ahubwo twagakwiye kuba natwe turi abaramira abandi. Ntabwo twagakwiye kuba tuducika intege kubera intambara tubona. Twagakwiye kuba ahubwo dukomeza abandi mu ntambara abantu b'Imana bari kunyuramo. Bitewe n'iki? Abantu muri iki gihe turi gusenga Imana, turashaka Imana ikora ibitangaza. Ariko twebwe nyiri igitangaza ntabwo tumushaka kuramira ko muri twebwe mindani. Munishi yaravuze ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote kimupata umepata yote. Ngo Yesu ni byose mbere ya byose, ngo numubona uzaba ubonye byose. Kandi uyu mubiri twambaye ni umubiri uzabura Natanayeli. Iri ni ikote twambaye, iyo rishaka kuguhinduka riraguhinduka. Niyo rishaka ko rikwereka ko ari sawa ari risirimu riragusirimura. Utazi rero umwanzi asega umubiri. Umubiri ni byiza ko tuwitaho tukawugirira isuku, ariko igihe cyose cyangwa anytime ushobora kuguhinduka kandi ukakwereka ko ari umubiri. Umubiri mu gahe gatoya wakubera umubiri ukumirwa. Umubiri wigeze uhinduka umugabo bita Yobu. Yobu urangije umubiri uramuhinduka, umugabo muzima w'inkorokoro atangira kugera ku rwego ngo yishimishe urujyo. Ntabwo rero amateka ya Yobu ari yakigezweho muri iki gihe, ahubwo ba Yobu natwe bariho nuko tutababona. Donc ibyo twigiraho n'ibitwigisha birahari, ariko ikibazo nuko tudashaka kwigira kwa ayo masomo. Twebwe turi gushaka dukomezwe na Yobu wo muri Bibiliya. Ariko Yobu wihanganye muri karitsiye wakoreye Imana akageragezwa, kandi ukamureba mu by'ukuri ugasanga yihanganye, yeza ibyamwa mu kirundi ko tubyita, yeza imbuto zikwiriye abihane. Uwo Yobu turashaka kumureka. Ngewe nzi abantu bakijijwe, nzi n'abadakijijwe. Ngewe nzi abantu basenga mu by'ukuri basenga, nzi n'abasenga badasenga. Kandi nzi abantu bihanganye bakavuga Imana ngo twebwe tuzakuvuga neza, bikomere cyangwa byorohe. Ariko nimvuga gutya nawe ugafashwa ukumva Imana, byibura ujye uvuga ngo amina. Bikomere cyangwa byorohe, turashaka kubona uwabambwe. Abo bantu ndabazi. Nubwo bikomeye turashaka kubona uwabambwe, nubwo byoroshye turashaka kubona uwabambwe. Imana rero abakristo ba none dufite turi gushaka gutunga Imana yoroshye ibintu. Muvandimwe nkurikira tuganire. Ubyare Imana yitwa Imana, ntubyare Imana yitwa Imana. Nudakorera Imana ngo kubera ko wabuze urubyaro, hari abari kuyiramya
bapfuye ari abakobwa Yego. bakaba bagize imyaka 50 batarabonana n'abagabo bakiri n'amasugi Yego. bakavanga ariko turacyakwita Imana Yego. turacyakwemera. Haleluya, Dieu est grand ça. Amina. Qui dit considère hariwe no safonsidra bakadi considère bakavangura Imana. Saduraka Meshake na Abedenego na Daniyeli Yego. bari mu itanura ry'umuriro baravuze ngo mwami we Imana dusenga niyo dukorera Yego. nahita dukiza. Ayiwe, haleluya. Amina. Ntago twebwe twakubararira iki gishushanyo cyawe bavandimwe ba Pentecote. Ni igihe cyo kugira ngo dukorere Imana tutubararira ibishushanyo. Suko nagiye orusije y'icyo wambajije cyangwa ngo ngikwepe, nagira ngo nze kubitatura neza nabanje kubwira abantu Imana dusenga iyo ariyo. Imana dusenga rero ni Imana yemera kunyuza ubugingo bwawe mu muriro kandi ukavanamo ubuhamya. Haleluya. Ni Imana yemera kusenga ntitinye ko wakora divorce kandi uri umunyamwuka. Ni Imana yemera kusenga ntitinye ko umugabo yaguta kandi uyikorera neza. Ni Imana umuntu asenga ntitinye ko waburara kandi ukorera Imana. Ni Imana umuntu asenga ntitinye ko warwara ukaremba abantu bakavuga ngo mbese Imana imeze bite. Oya, iki gikote ni Imana yadutije, ni pochette, ni housing tuzayamburwa, igitondo kimwe tuzareba Imana, igitondo kimwe tuzumva Imana, igitondo kimwe amaso yanjye hayiwe azareba Imana. Yobu yaravuze ngo ndazi yuko umucunguzi wanjye ari kandi amaherezo tuzahagararana. Aravanga amaso yanjye niyo azamureba ntagarayundi. Hari igitondo kimwe buzacya tukanezerwa, hari igitondo kimwe tuzatarama Imana ikatuvuga neza ikavuga ngo nimwe mwihangananye nanjye, nimwe mwababajanywe nanjye, nimuze abo data yabikiye ubwami uhereye kukuremwa kw'isi nimwinjire mu munezero. Erega ati mwami byagenze bite nk'abantu bazatungurwa nuko batari bakwiye kubona Imana, ngo batungurwe nuko Imana ibanejeje, bayibaze ngo mbese Imana byagenze gute. Ubundi rega ntago abanyabyaha nibo bazabaza ngo mbese mwami ngo twakubonye ryari gusa. Oya, n'abasenga bazavuga ngo twagaburiye abashonje ryari, twambitse abantu ryari. Ngo mwami ababwire ngo ndababwira ko ubwo mwabikoraga barya boroheje hanyuma y'abandi ninjye mwabikoreraga. Mwari mwambaye ubusa igihe nambaraga ubusa mwaranyambitse. Umwana yabuze minerivare narababonye, mwanga kurira abana banyu mwivaniye mu nda, mwanga kurira abana b'imiryango muvukamo, mukarira abana baho mutazi naho mutigeze mumenya. Amaraso yanjye abahuje, bamwe mubabera abana, abandi mubabera ababyeyi, abandi mubabera inshuti, abandi mubabera abavandimwe. Uko mwabikoreraga barya abanyuma boroheje hanyuma y'abandi ninjye mwabikoreraga. We nimwinjire mu munezero wa so we, abo data yabikiye ubwami we, Natanayeli we uhereye kuremwa kw'isi nimwinjire mu munezero wa so. So nari mfashijwe. Reka tujye mu kiganiro kuri sije. Subiza icyo wambajije. Vumiriya yakoze impanuka ari ku cyumweru, yakoze impanuka ari ku cyumweru niho yayikoze. Ku moto yari atwaye y'amashanyarazi. Ntago yabimbwiye ariko aya makuru ndayafite. Mbaza ngo wayabwiwe n'iki? Kubera ko nta n'umuntu ababizi ni bakeya ko Vumiriya yakoze impanuka ngira ngo arise hashika. Uranyumva neza? Sinzi mbyenda akakanya niba yavuyeyo ariko narabimenye. Twarimo tuvugana n'umuntu kuri telefone, umukozi w'Imana. Ari byo twavuganaga, ari byo yambazaga. Arangije arambwira ngo buretse ndaje. Arakupa. Amare kumbwira ngo mbe ndetse aza kongera kumamagara.
arambwira ati sha papa Brian ntago wamenye ibibaye ese iyo byagenze bite ko twema tuvugana ukambwira ngo mbe ndetse bati umukozi w'Imana akoze accident ese uwe mukozi w'Imana bati umukozi w'Imana witwa Vumiriya akoze impanuka hano ngira ngo ni ku Kinamba yamanukaga Gisozi yego uranyumva neza ndakumva atakoze accident ndetse ubonye biri grave ati sinzi nimba biri grave yego atari ko mbonye akoze accident nimba yarahoberanye n'indi moto irivuga ko yahoberanye n'indi moto uranyumva neza nyuma rero naje kumenya amakuru ko ntabwo yahoberanye ahubwo yaragunganye n'indi moto nyine zarahoberanye zaragonganye icyo nshaka kubwira nyuma naje kumenya amakuru ko ari mu bitaro nuko ayo makuru nayamenye nuko ibyo bingibyo nabimenye ariko nawe ari mu bitaro kuko yakoze accident yego bavandimwe abantu babonye Vumiriya bazi n'ubuhamya bwe yego Imana yamukuye kure yego ariko ikitubabaza kibabaza abantu muri igihe cya none yego abantu barashaka kubana n'abantu mu bihe byiza mu bihe bibi ntabwo bashaka kubana nabo yego kandi yabintera ubwoba abantu badukunda mu bihe byiza mu bihe bibi ntabwo badukunda kuko yabaye umukozi w'Imana wo mu itorero rya Pentecote ADPR yego yavugaga y'ubutumwa bwiza abantu bakamukunda yavugaga ubutumwa bwiza abantu mukamukurikira yego igihe kiza kugera ngombwa ko asezera mu itorero rya Pentecote ngira ngo no gusezera no ngira ngo no kutaba mwarimu yahagaze ku nshingano yego abivamo ariko yahembuye abantu Imana yamunyuzemo yego yembura abantu batandukanye abantu barahembuka kandi yavuze ubutumwa bwiza mu gihe ntago navuga ngo mu gihe cye kuko ntago cyarangiye ntago yapfuye ariko hari igihe yagezemo abantu baramukunda kandi ahembura abantu ariko ntungurwa n'ikintu kimwe Natanayeli kandi nanjye bijya bimbaho ibintu bitubaho niyo mpamvu navuze ngo Imana itabanye n'abakozi b'Imana ngo nimara ngo Imana dukomereza amaboko Imana izaduhemba uyu mubabaro ubuzima ducamo iyi situation y'abakozi b'Imana tunyuramo yego Imana izaduhemba ariko iyo mbigenzuye neza nanjye njya ndwara namara kurwara igenda singira umuntu umenya amakuru yanjye cyakora nkagira umuntu umwe babiri bonyine akaba ari Imana ishobora abantu bashobora kugenda ariko ntabwo Imana abantu bazagenda burundu izagusigira umuntu umwe wo kubara inkuru cyangwa gusigira abantu babiri bo kubara inkuru abo rero nibo dusigarana mu buzima bwa buri munsi akaba ari umwe cyangwa ari babiri ariko ari abo kubara inkuru rero nanjye bijya bimbaho icyo nshaka kuvuga mbivugiye kuri Vumiriya Vumiriya amaze iminsi arwaye yarakoze accident ariko ntabwo abantu babizi yewe naho yagiye abwiriza mpamya ko batabizi cyangwa byenda baranabizi ariko byenda ntibamugezeho ngira ngo no kwa Minyoni nabonye yarahabwirije ubutumwa bwiza bwa Apotre Minyoni na wa Musure ajya asura abandi ngira ngo ni inshuti yiwe simbizi ngira ngo nibyo niko mbitekerezaho ko yagiye amutumira niko yagiye ntabwo wabwiriza kwa Minyoni utari inshuti ye mutaziranye mbonye niko siko ntago mbizi sindajyayo kuko ntago mbizi sindajyayo ntago tuziranye nyenura mu pastor nawe uwo muri ADPR mpamya ko tutaziranye wajyago ujyana abakozi b'Imana yego ariko Bernard ariko icyo nshaka kukubwira bamugereho yego bamugereho bamusure reka nimba ari ibihe bibi yego umuntu w'Imana bakeneye abantu ni igihe cy'akaga nimba ari igihe kibi umuntu aba akeneye abantu ni igihe abantu bamutereranye abantu umuntu yatereranywe rero abantu bamusure nawe ni umuntu uzwi nawe yakoze accident icyo nshaka kuvuga rero si nawe gusa dufite umukozi w'Imana witwa uw'ababyeyi Zawadi baramuzi Zawadi ntago arakira ngira ngo nawe aracyarwaye urya rufite ibimenyetso bya kanseri ngira ngo yari afite kansa nawe akeneye gusurwa ntabwo byarangiye nawe akeneye gusurwa icyo si tisiyo baramuzi yagiye anavuga abo bose barazwi yagiye akora utuntu twinshi ngewe ntabwo muzi komutere tisiyo ntabwo muzi mu buryo bw'ivugabutumwa cyakora ndamuzi face to face muzi rimwe kabiri nibwo namubonye mu maso yanjye
ariko mu byo nabonye ku mbuga ngurukanye bumenyi niko mu kirundi babyita, ku mbuga ngurukanye bimenyi cyangwa ubumenyi cyangwa imbuga nkoranyambaga, nabonye ko hari ubuhanuzi yahanuraga yavuga mu ndimi, abantu nabonye ko bagiye banabikoramo komedi, abantu bagakata utwo tuntu, hari uwo bita ngo nimba ari fundi simbizi, yatumye Tisi yamenyekana cyane buriya, yagiye avuga utuntu abantu bakunze. Igihe kiragira rero Tisi yakoze aksida, abantu barabizi neza. Akoze aksida, yaje kurwara, ngira ngo ikibazo nimba ari ibihaha bye nimba ari impyiko byagize ibibazo, hafi aho ngaho, igihe kiza kugera n'uyu munsi wa none araremeye. Ari muri CHK ngira ngo bari CHK nimba ari Faisal, hafi aho ngaho. Ndashimira umukozi w'Imana Brezil yaramusuye, kanumva akantu avuga nari ni hano, ararwara akaremba, ariko umuntu w'Imana aracyanavuga mu ndimi, ararwaye pe. Brezil yari yamusuye. Koza agisibira hamagaza. Mworoherwaho gato. Ariko nagiye mu bitaro bigiye bitandukanye biranga. Rero byarangiye muri iki cyumweru gishize, banzanye ku bitaro bikuru bya gisirikare Kanombe. Urumva ko we arembeye i Kanombe, mu bitaro bikuru bya gisirikare by'i Kanombe. Abantu bagere ku muntu w'Imana, byenda nibatanamugeraho, ariko basure madamu we. Imirimo myiza abantu bakoraga, sinzi ikintu cyabacogoje. Abafashaga abantu ntago bagifasha abantu. Ubuzima muri iki gihe cya none, Satani yaranyanyagije abantu ngo bihugiraho, bafite ibibazo byabo. Ariko ndashaka mbabwire ko Yesu azaza ibibazo bigihari. Yesu azaza intambara zigihari. Yesu azaza amakuba agihari. Genda senga, ndasabira aba bantu, abantu babagereho. Vumiriya, mbona n'uwabimenye ngira ngo ni ubwa mbere iki kintu cyumviswe. Tisiye we aranarembye cyane, na Zawadi araremeye. Umuntu w'Imana, Imana niyo imugiraho ijambo rya nyuma, sibyo? Twebwe tujye dukora ibyacu, ibindi tubigira iby'Imana. Uba usanga abantu bashaka no kuzana amagambo atari meza, ntuzigere uvuga ijambo ribi ku muntu uri mu kaga, kubera ko none ni wowe ejo ni we, sibyo? Ari Minyoni, ngira ngo Tisi yagiye kwa Minyoni, ari aho nguwo ntuza Vumiriya nawe yagiyeyo. Abakristo bo mw'iryo torero nayo bamusure, nabo muri ADPR bamusure, n'abatarabo muri ADPR bamusure. Bavandimwe, ibikorwa byiza abantu mwagiraga, urukundo abantu mwagiraga, ubumuntu abantu bagiraga, Abanyarwanda bagiraga ubumuntu n'Abarundi, bakagira ubumuntu, bakagira ubumwe, bagafashanya, bagasurana. Akavuga ati nubwo nanjye mfite ibibazo ariko runaka ndamusura, cyangwa yanakubaraga bati umungerereho runaka we, agatuma wowe yizeye akavuga tumungerereho. Ariko biratangaza ko umuntu agera mu kaga nk'aka ageramiwe, ugasanga ahubwo hari utuntu tw'utugambo two gucyocora abantu bavuga. Umuvuge none ari igihe umuntu umuvuga mu idodo, nawe mu isombe no mu bushera no mu makara we bari guteraniraho, sibyo? Ntaguzi ejo hazaza, nta muntu ujya uhamenya ahishwe ari mu ibanga. Imana niyo ibizi. Icyo akora umuntu ashobora, ibi binge uko ndi kubibona n'ibintu abantu turi gucamo, biri kutwerekeza mu bintu bibiri. Imana iri kwiyenza ku bantu basigaye ari bazima, yego,
ibi bintu uko ndi kubibona Imana iri kutwiyenzaho by'umwihariko twebwe twitwa ngo turabwiriza ku mbuga nkoranyambaga. Imana iri kutwiyenzaho, iri kutubwira ati ese ko mwebwe mufite ubuzima, ko uyu munsi mwebwe mutarwaye nk'uko tisiye arembeye i Kanombe yaza kuba ari muzima byenda ari kuba ari gusenga cyangwa ari guhanurira abantu, ko Vumiriya yakoze accident akaba ari muri Faisal nimba hafi aho ngaho nimba atari muri CHK akaba yarakoze accident, ko yakuba ari byenda ari kubwiriza, ko uw'ababyeyi Zawadi yakundwaga kandi yanavugaga ukuri atigeze avuga ibinyoma, ko arembye. Adrian we uri kuvuga iki kuri YouTube? Yewe runaka we uri kuvuga iki kuri YouTube? Donc ibi ni urubanza twebwe turi kwigwiriza ntacyo tuzireguza. Ikindi cya kabiri ndabibonamo byenda Imana isura abantu mu buryo butandukanye. Nabo ushobora gusanga iri kubasura kugira ngo bongere bayikorere neza mu bundi buryo, ugenda iri kubongerera ubundi buhamya bwabo bushaje kabiri kubuvugurura. Abandi byenda wajya kuvuga ndi Imana isonzora igavana umuntu mu nzara, noneho mvuga ko nzi no kurinda impanuka nka ndi umuntu urupfu. Wajya kumvuga wabonye tisiye gato yorohewe, amashimwe yari afite n'imbaraga yari afite, ibihe byiza yari afite, anajima mu rusengero. Noneho rero baragade, noneho reka nkunyuzanga n'urugero uhace kugira ngo umamirize, ariko byenda nuzakureba azajya avuga ko Imana ntacyo yitaho. Imana ndugu yangu Nathanael nta kintu Imana ishingiraho. Kuba impanuka twebwe tutazikora si uko tugenda mu mihanda ikora accident, kuba twebwe tutarwara cyangwa ngo umuntu arembe, nanjye muri saje nari ndwaye urabizi, si uko twebwe tudahura n'ibyatumaga abantu tutarwara, ahubwo Imana ibikora kugira ngo yibahishe. Rero nubona bwakeye uri muzima ntukazajye wirata ku muntu bwakeye ababaye cyane, kubera ko isi yitwa nguriza nkwishyure. Isi nta cyene wabigira, nikonsa neza, nikonsa jya wonsa vuba, kujya wonka vuba kuko ejo izagucutsa yonsa abandi. Uranyumva neza Nathanael? Isi nta cyene wabigira, mbisubiremo, nikonsa jya wonka vuba kubera ko ejo izagucutsa nirangiza iha abandi konka. Uranyumva neza? Rero amahirwe Imana ikuremeye kuba ugihumeka umwuka w'abazima no opportunity cyangwa na amahirwe ya kabiri Imana iguhaye. Gerageza rero bikoresha uko biri, Imana izabikubaza. Mpamya ko buriya tisi yahari na Vumiriya ntago bari kongera ngo babasirimbe nk'uko turi gusirimba. Imana ifitanye urubanza rero natwe bage turanga, ariko ugasanga umuntu wareba usanga muri icyo gihe ijambo ry'Imana yaratakaye. Abantu umwimerere w'ijambo ry'Imana w'ubutumwa bwiza ugasanga bagiye batatira kandi bagenda bashirirwa ruto na ruto. Ibyo baziririzaga ugasanga bagiye babizirura, ibyo bakoraga ugasanga barabiretse, imirimo bakoraga ugasanga barayiretse. Ariko hari umuntu warembye ngo nta nubwo twirengagije ko harimo intambara, ngo hari naho tugera ngo tukumva ngo butakira ngo ntibuke. Ni Jehova Jireh yaririmbye ngo ariko ngo nimuhumure nk'inkingi y'igicunga izatuyobora. Aravuga ngo uru rugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. Imana ishimwe. Nimba rero nkurikira tugendana ariko Nathanael, nimba ibyo turi gucamo ari Yesu biyoboye, abana b'Imana nibahumure tuzanesha. Imana ishimwe cyane. Nimba ari na Satani uri kuturwanya kugira ngo aducogoze, Sanbalati na Tobiya na Geshemu ntago bigeze babura kugira ngo barwanye uyu murimo, ariko ndi kubabwira ngo nimukomeze twubake. Kandi ndahamya ko inkingi zizuzura, kandi inkike zizuzura. Ndahamya ko ubwiza bw'urusengero rw'ubwa nyuma ruzaruta urusengero rwa mbere. Ndahamya ko niduhamya Kristo tukavuga Imana neza muri iki gihe, ndahamya ko Imana izahabwa icyubahiro, kubera ko tugeze mu gihe abantu bari kugomera Imana, abandi bakaba bari kwanga Imana. Ariko mu by'ukuri si cyo gihe cyo kugira ngo tuyange, kubera ko amakuba ni menshi n'intambara ni nyinshi. Bikwiye kutwegereza Imana ndetse bigatuma turushaho gutinya Imana. Ariko kugira ngo abantu tuyegere tunayitinye, ahubwo byadukuye ku Mana. Rero nkanjye mu murimo Imana yamamagariye, byenda simfite mu mafaranga ngo nyabahe. Rero icyo mfite ni ugukora, ngasenga, nkababwira, nkabasengera. Ariko namwe Imana yadushyize imbere. Ntago burya abantu turaziranye. Ntago abantu bankurikiranye bose yabuzemo abantu baziranye na Vumiriya. Nta nubwo abantu bose bankurikiranye bose babuze abantu baziranye
baziranye na TCA nta nubwo abantu bose bankurikiranye habuzemo abantu baziranye na Zawadi ndashimira na Brezil nyambona asura abakozi b'Imana pe kereka abantu bakoranye umurimo njya mbona basura Imana izajya imuha umugisha pe reka nkubwize ukuri hari wavuze ngo ngiye nshimira umuntu ntacyo amaye iyo umuntu akoze icyiza ndakivuga kandi iyo uri umuntu utagira amateka ujye byiza icyo nshaka kuvuga mpamya ko Brezil ariko reka mureke ariko icyo nshaka kuvuga ni mureke tugere ku bantu b'Imana sibyo aka kanya uyu mwuka duhumeka byenda none nibo ariko ejo nawe ni wowe sibyo Bibiliya avuga ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba w'intambara ye kwifata nk'umuntu wamaze gutabaruka abantu twigize abakomando nk'aho intambara zarangiye twumva ko twebwe tutageragezwa oya isi nta kene wabigira ningurize ejo nzakwishyure aba bantu mu basure mu bafashe musure imiryango yabo ibibakeneye nta handi hantu bahinga uretse guhinga mu kwa Mesiya sibyo Imana ibafashe icyo nzi cyo mpamya ko Imana itigeze ibatererana mpamya ko n'Imana itabataye kabona nubwo abantu baba mwarabaretse abandi mukabatera umugongo Imana ntago yabataye kandi ndashimira Imana abantu bajya bakorera Imana mu ibanga hari abantu badakora kugira ngo bigaragaze bakorera Imana mu ibanga abo bantu Imana ijye bakurikirana kandi Imana ibahaze ubwiza nicyo navuga sinzi nimba ari ikindi wabambazaho cyangwa icyo wambaza ariko ntago uko bakoze ibyaha numva abantu babango yewe ngaba bantu ngo ni Imana bari kurya ngo ni Imana bari kurya wowe sizo uri kurya twebwe turavuga karikira ibiri kubo turaza kuvuga kariki ntago ruvango ni Imana bari kurya nimba ari ngo ni Imana niyizi byabo ni nayizi imitima yabo ariko zikumva umuntu arwaye ararembye ngo yewe ngo TCA ngo uri kurya ngo ni Imana ngo wanze kumva badisi mwe mwagiye mureka tugakontorora ururimi rwacu umuntu ararembye yakoze accident ngo vumiriya ngo Imana ngo igiye ngo kumuruka ariko bavande wese kuko itarakurukara wowe aho yakuruka ntago hari cyangwa ibyatuma ikuruka ntago bihare twe guca imanza mureke dushaka Imana sibyo twe kuvuga amatakaragasa ibitavugwa sibyo dukwiye kuba dukorera Imana intambara y'umubiri nituyirwana ntago tuzayitsinda nidufata iby'umwuka tukabirwanisha intambara y'umubiri ntago iyo ntambara tuzayitsinda ariko nidufata iby'umwuka tukabirwanisha iby'umwuka Imana izaduha kuba aba success tuzagera ku nsinzi tugeraho Imana ishaka urakoze Mana hari icyo mbaza se ngiye guhita nsenga nari ngiye guhita nkubaza nti kubera iki abakozi b'Imana bari kuremba ubwo ntibyaba ari ubwo Satani ushaka gucisha bugufi ijambo ry'Imana nta nubwo yarishobora nubwo bariya baremba bakagera kuri Imana yabyara abandi bantu umurimo w'Imana nta kinege kibamo Satani abikora gutyo kugira ngo twihebe abandi bacika intege ariko Imana ye ni Imana erega umushinga utize ntukazigera unavuga ngo urahomba uyu mushinga wizwe neza w'ijuru wagakiza ntago rero wahomba kuko nyiri umushinga arahari kandi yarawuteguye neza umushinga wo gucungura Adrien umushinga wo gucungura Natanayeli Imana yo yari wuzi kandi yawize neza ntago rero Imana igikorwa n'isoni ntago Imana izahomba twebwe turebe ibyacu ahubwo tuvuge ngo iki Imana yamamagariye ngikora neza aho Yesu yamamagariye ndahari mbivuga nk'uko biri nicyo navuga urakoze Mana kubw'umwanya mwiza n'ijambo ry'Imana waduhaye uduhe kugera ku bantu b'Imana kandi uduhe guhagarara mu ntambara turi kunyuramo abakozi b'Imana bari kugosorwa muri ibi bihe uduhe kugira ngo duhagare kandi dushikame ukize umukozi w'Imana TCA umutabare kandi ukuboko kwiza kw'Imana kumwongerera iminsi yo kubaho kandi Imana imutabare imukure muri situation arimo ugenderera umwana w'Imana w'ababyeyi Zawadi umukize ijisho ryawe rimwomeho kandi umukize data ahure nawe ndabizi neza ko abantu bavuze ibitavugwa bakavuga n'ibintu by'imyanda mamuvugaho n'ibiteye isoni n'iby'isoni nke aho umuntu aba ari mu kaga bakavuga gatwite yatewe inda na Brezil byose rero urabizi neza kandi ndabizi neza kujya ubana n'umuntu mu rugamba rw'uruvugo ndasabye kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki umusure kandi umukomeze vumira iyo umukize Mana
kandi si bo gusa nsengeye n'undi n'abandi bakozi b'Imana batagaragara bataje kuri YouTube ngo tubamenye, n'abandi batamamaye, hari n'abandi nzi barwaye. Imana ibakize Mana, nsize mu biganza byawe amaboko y'abarwayi kugira ngo Imana ibakize. Abo ni abarwaye mu buryo bw'umubiri, n'abarwaye mu mitima bakarwara ibibembe by'ibyaha, iby'iminuko by'itsetse. Ndasabye kugira ngo basure Data, mbagutumyeho kubera ko nuzi icyo wababwira ukamenya n'icyo wakora. Kora iby'imbaraga ni mu izina rya Yesu, amen.